bababwiye ko twari mu minsi mikuru turi kubashimira uko bari kwitwara ku masomo yabo tugira ngo tubatere imbaraga. Mbona abashyitsi bicaye ariko badatuje, baricaye ariko ntabwo batuje. Menya baratuza hari bamaze gutura ikibagenza. Ndagira ngo reka uyu mwanya muhe uje ayoboye abashyitsi abashe kuganira n'umusaza tubwire ikimugenza. Nyakubahwa Teofila, tunejejwe no kugera muri uru rugo tugasanga mufite umunsi mukuru wo kwishimira amanota y'abana banyu ndetse aribo bana bacu. Kandi nk'uko musanzwe mubizi, universite hano mu Rwanda zabaye gikwira, kuko icyo dusigaye turaraga abana bacu ntari imirima n'ibindi, ahubwo nuko baraga ubumenyi. Buriya rero biragaragara ko universite y'I Butare abana banyu bari barimo, natwe uzi ko tumaze iminsi mugeze iwacu turi kubereka uburyo turi kwishimira abana bacu nabo bari barangije muri Erika. Turabibonye ko abana bacu ari abahanga, kandi harimo n'abahawe buruse. Ibyo kugira ngo igihe cyo kurira indege cyakora cyo tuzakibamenyesha. Ariko uyu munsi ubwo twari tuzi ko iyo gahunda ihari, byabaye byiza ko tugera hano kugira ngo dushobore kwifatanya namwe muri uko gushimira abo bana, ndetse tubaha n'impanuro tubabwira ko bazatubanira no mu mahanga. Kagira rero ngo umwana ushobora kuba untwaje bariganye ariko hari igihe bambwiye ngo wacu yamurushije igice, yo kugira ngo abo bana banamenye ko hari ubumwe hagati y'umuryango wacu n'uwanyu. Kandi twabashimiye ko n'igihe bageze ku ishuri, igihe hari umwana wari ushatse kubatangira, nibutse ko hari uwabarengeye. Ubwo rero burya ni ubumwe waba uri kugenda nuko reba banshimire twese tutigiye. Numvise ko iwanyu mufite ibirori byo kwishimira abana banyu, kandi bariganye nabi wacu, biba ngombwa yuko natwe tuza tuje kwifatanya namwe. Turabashimiye cyane. Noneho yongeye ati abana bacu biganye n'abanyu. Ikirushiye kuba cyiza nuko ngo hari aho bahuriye, cyakora abana b'iwacu kubera ko basanga nk'umutima mwiza, umutima wo kugira neza, babashije kugira neza abana b'iwabo. Niyo mpamvu bataje aho ngaho gusa, ahubwo baje bazanye n'ishimwe ryo gushimira abo bana. Aho yaraje kubashimira, ariko ngo hari ijambo nyamukuru, hari ikiri kumugenza nyamukuru. Niyo mpamvu akomeje kwicara, ariko akicara yumva adatekanye. Niyo mpamvu tugira ngo akomeze n'ubundi afate mikoro. Twanaberetse abana basa naho bashoje amashuri, kuko rero nabikubwiye muri ubwo buryo bw'amashuri y'abana bacu n'abanyu, twagize umugisha. Umwana wacu atubwira ko igihe yari ari hafi kuva ku ntebe y'ishuri, ubundi agiye kuba lisansiye. Ubundi lisansiye bisobanura ngo nurangije amashuri cyangwa se uvuye ku ntebe y'ishuri. Uwo musore wanje yambwiye ko yahuye n'umukobwa wo mu muryango wanyu, maze uwo mukobwa yibuka ko hari abana bari bagiye kumutangira, bituma umusore yibuka ko ari uwo mu muryango wanyu, maze uwo musore asaba uwo mukobwa ko ubwo yamutekereje ku mutima ko yamwemerera bakagura umuryango
uwo musore amaze kubitekereza yambwiye ko umukobwa wawe nawe yamubwiye ati nibutse neza wangiriye ntabwo nabona nagusubiza inyuma dore ko n'amashuri tuyanganya kandi nkuko naje kubivuga baramubwira ati turi abahanga twese uretse ko nibutse ko wandushijeho igice kimwe c'amanota ico ni igice gusa igice rero burya naco mu manota kirabarwa ariko aramubwira ati ubwo nsabye urukundo n'imiryango yacu yari isanzwe iziranye urukundo ndarukwemereye hanyuma umusore yaje kubimbwira ambwira ko ari uwo umukobwa ari wo mu muryango wanyu ndabyemera nza gutekereza ko wenda byaba ari iby'abasore b'iki gihe ariko nza kohereza umudamu ngo aze kureba ko uwo mukobwa yaba kuko acikanyije amashuri kuko umukobwa we nari nzi ko abakobwa bafite ntabwo nashidikanije ahubwo nohereje uwo mubyeyi kugira ngo azababaze niba koko amashuri ye ko baganiriye amubwira ko amashuri ayasoje noneho arambwira ati rero kandi n'umukobwa namwihereranye mubaza amashira kinyoma ambwira ko uwo musore koko yamukunze ibi rero ngiye kuvuga byo ndabivuga mpagaze umubyeyi yambwiye iby'ukuri akambwira ko uwo mukobwa yabimwemereye kandi ko yemeye uwo musore ariko mu muco batojwe wa Gikristo ko n'ubundi bakwiriye kwemera inama z'ababyeyi ko noneho mbere yuko ndivuga wa mukobwa n'ubundi yakwigira hino ikinzanye muvandimwe Theophile rwose ntabwo ndavuga ijambo ngo ndivugire ku busa gusa ahubwo akira murakoze unyemerere noneho ngira ico mvuga yego rwose vuga kohereza umubyeyi akaza kureba ko amashuri yayashoje nanje nara guteguje kubwira ko uyu munsi koko nzagera hano kuko nari maze kumenya ko uyu munsi muzaba mufite uwo munsi mukuru wo kwishimira ko azaba yayashoje canambereye n'igihamya koko ko amashuri yayashoje namwe niko mwivugiye none unyemerere uyu munsi iyi saha noneho ahasigaye umpe umugeni murakoze cyane gusa mbikanwaho ahubwo nuko ikibazo ahantu kiri nuko dufite abakobwa benshi kandi nawe wabivuze uti mufite abakobwa benshi kandi koko nibyo icyo wavuze n'icyo ukuri rwose abakobwa bo turabafite ni benshi none si uwo muhungu yakubwiye ko uwo mukobwa ari uwuhe muri bariya bakobwa bacu muhawe n'Imana Leonique ariko urukumva ko nanje agafaransa ndi kugashira ndikumva ahubwo ibintu byose ndikumva birimo ndikumva umukobwa noneho Leonique akaba yarakunzwe n'umusore wiwanje witwa Tuyiringire Israel umusore ufite uruhanga ubonaga buri gihe buri kuyaga Nurdasi nurya ndi kubona abahungu bawe bose bafite uruhanga rukuyaga nk'urwawe urya rero iyo akazuba kavuye umwireberagamo nk'ikirahuri ubwo turaza kubimenya rero mukuri muvandimwe rwose uwo mukobwa turamufite mu bakobwa bacu amen nyabona mu ntiza nyaboneka kugira ngo inkuru nyinshi ubwo sindi twarangije ntitwamukwemereye hari noneho ubu reka nicaze yombi ahasigaye umugeni mwamumba murakoze hanyuma cyane rero
nk'uko tubizi mu miryango yacu kandi n'iwanyu ni imiryango bimeze birumvikana. Tuba dufite si umuryango mugari. Yego. Umuryango mugari rwose, hari ba se wabo, hari ba nyirarume, hari n'abandi abo bose baba bakeneye kumenya ayo makuru burya. Yego. Si byose? Yego. Icyakora nk'uko tutabatindiye no kubaruhanya n'iki, twageraga ngo bene abo ngabo nabo muje murabamenya. Yego. Sibyo? Ni byiza. Muje muragenza mute? Turabamenya. Ariko se umfashije nakubwiye ngo amaboko araguha uyabonera mwiramukanya. Shimye yuko mumpaye umugeni. Ubwo mumpaye umugeni mwanyemerera ko iwacu umugani ngo agarasozi kamanutse umugeni kazamuka inka, wanyemerera niba bishoboka kandi ko nzi ko uri umurezi gatanga ikamba ry'uburere mukankosha kabakwera. Arakoze ariko ntabwo ari mwiza. Uyu mugabo umuntu yamukosha kandi rero nibyo rwose nditeguye. uyu mugabo ntiyamukosha muze, uyu mugabo katumukoshe rero. Nibyo ngaho tuguhaye umwanya. Umukwe mukuru atubwiye ngo afite abasore benshi, uyaza kumubwira ngo abasore arabazi, ariko harakaje mu buryo ngo uwo musore afite uruhanga rwiza rw'umuntu yireberamo nk'indorerwamo. Ndacafite amatsiko kuko ntaramubona. buno haje iterambere. Uwo musore kanze mpamagare kucogajuru ko n'ubundi icogajuru mu kanya kiraba kimugejeje hano. Hari igihe data yavuga amagambo menshi kandi uwo musore wenda ni weyo yendere kwisabira. Jewe kwisabira yo cyangire n'ubwo ageze ahangaha nababwiye ngo nuwo namwe murareba mwarangiza mukamwibwira, ariko ndagira ngo uwo musore aseke n'inyinya ye itandukanye n'iz'abana. Mwabibonye se? Ubwo se n'undi mwahise mubwirwa Ikimenyetso utanze cyo kihise kimunyura. Yasetse. Nabonye rwose. Inyinya wayibonye? Nayibonye kamukoreho musuhuze noneho nanjye. umusaza akaba asuhuje umusore. Ndagira ngo iyo butije imvura iragwa, ariko hagati aho ngaho wagira ngo sinzi icyabaye. Ibi biganiro bari kujyana umusore wanje wamubonye nuwo, nubwo abasore banje bitwa babasa bose, ariko uyu afite inyinya wamubonye. Kagira ngo noneho rero munyemerere noneho mbere yuko ngusaba ko mugenzi we yaje kumusuhuza, noneho ubwo amatsiko mwamaze yabona mu nkoshe mbakwere, kuko ndaba ndi gukwera umusore mureba. Sibyo? Murakoze rero, ntabwo ndatinda kubera ko nari nzi ko ndi kwisanga. N'ubundi hashize icumweru mubonye inyana nziza y'igaju yigeze harya mu rwuri rwanyu, burya ntimugatekereze ko yari yaciye cyangwa yari yatannye, ahubwo ninje wari wohereje umushumba, kubera ko nari nizeye yuko n'ubundi nzabasaba mukamba namubwira ngo iyo nka nabe ayijanye muzanya. Hanyuma rero niba udaheruka mu rwuri baza umushumba arakubwira ko Urakoze cyane. yanyana y'igaju. ibyo Yohana avuga, nagiye muri za nka zacu mbona n'inka ntazi, bagije umushumba uzikurikirana umunsi ku munsi, ambwira ko iyo nyana ari ya Serushago yayibonye yatannye, umwana aza kuyigarura mu zindi. Niba cyo kwitarura rero ntabwo kuza kwitarura, none yavuze ko abonye iwacu umugeni cyangwa cyangwa kuyikwa nibarabaye ni nziza, ni inyana nziza, ni inka nziza, iri mu zindi, ntabwo yaje kwitarura, iracyazirimo. Amen.
nyamara mu zirimo kubikurisha yego rero ntakugoye n'ubundi urwuri rw'ubu ngubu n'ubundi rusa naho rugoye ariko n'ubundi uwemeye korora aba yemeye no kwemera ko azazishakira ubwatsi. Reka rero mpamagarire n'ubundi wa musore turi kumwe yigire hino yihuse kugira ngo ejo ntakugora guhinga, kandi nubona iyi mashini hari aho iri gukwama uzakande kuri iyi buto, noneho iyi mashini izongera ihingisha. Iyi nayo ni imashini yo gukata ubwatsi, nayo iyo ubonye umuriro ubaye mwinshi uragabanya ukongereza ahangaha. harya ahangaha tugaruke hano gatoya ahangaha wari umaze kuvuga ko ari ugukora gukora kuri iyi buto, ahasigaye imashini igatangira igakora. murakoze cyane. maze rero igihe uzaba ubonye ubwatsi bizaba ngombwa ko iki ni ikibumbiro, iyo ntizashoka, maze niturangiza tuyongere ahasigaye.